ubuzima ndasoma amagambo ku ipaje yaho ya 63 mbese isi imeze ite muri iki gihe ikibazo mbese kunegura no gupfobya ntibyabujije abantu kwizera Bibiliya nk'uko imihango yabujije aho mu gihe cya Kristo mbese mururumba no gukunda kwinezeza ntibyabase imitima y'abantu kuko byari bimeze icyo gihe ndetse no mu itorero abantu bake gusa nibo bayoborwa n'amahame ya Kristo Onahera no mu itorero abantu bake gusa nibo bayoborwa n'amahame y'iki ya Kristo. Niyo mpamvu mwene data yaje kutwigisha ijambo nanone rikomeye ashaka gusezera ku butumwa bwa Marika wa gatatu bugomba kugira icyo banza kumarira twebwe abavuga ko tubutwaye. Nasomye mu gitabo cya Rengera ubuzima ngo niba tugomba kurohora umunyabyaha mu mvu mutembana ngo tugomba kubanza kureba kwirenge byacu bishikamye ku rutare rutajegajega. Rero ijambo ry'Imana ngo ndetse no mu itorero abantu bake gusa nibo bayoborwa n'amahame nanone ya Kristo. Munsi ngo ibintu byarangiritse ku buryo butavugwa. Ibintu byagenze byarangiritse. Mwene data mu gitondo yatwigisha amagambo abakerewe icyo bikora nababaye kandi nzi yuko abantu benshi baje hanga mu kinene n'ubuvuzi. Mwene data yatwigisha gikomeye cyane nanone cyitwa gutsinda ipfa. Twaje gusaba kudatsinda ipfa kwatera indwara nyinshi ya diabete ku buryo abantu ndetse baje barwarana za diabete batazi ko ari banyiri kuzizanira. Rero bavandimwe ndasomye ngo ibintu byarangiritse mu buryo butavugwa. Impagarike yacu ubwayo yarangiritse. Yesu yaratubwiye ngo ntago bahisha nanone gukiranirwa kwabo. Buri munsi ubona ububi bwa ruswa n'amahugu byiyongera, ubugome no kwica amategeko, ubugira nabi n'ubwicanyi bwa kinyamaswa. Intumwa za Satani zakabije umurego wo konona ubwenge bw'abantu no kwanduza imibiri yabo. Ariko bavandimwe isoko nanone ngo yo koza ibyaha ngo n'ikiyemwe n'imyanda. Zekariya uyu yabaye imbere ya Kristo ariko nk'umuhanuzi yahanuraga asizeza kuri Kristo uburyo nanone muri Kristo hagombaga kuvamo nanone isoko nanone yoza imyanda kandi isoko ikoza n'ibyaha nyine by'abanyabyaha. Munsi hepfo ku murongo wa 6 kandi bazambaza bati izo nguma zo mu biganza byawe wazikoromekejwe n'iki? Na bazabasubiza ati izi nguma nazikoromekeye mu nzu y'inshuti yanjye. Izo nguma ngo yazikoromekeye mu nzu yande yemwe. Reka nje ngubwire ngo urupfu rwa Kristo ku musaraba niwe wamubambishije. Abandi n'abajura, abandi n'abicenyi, abandi n'abarekuranye, abandi nanone batsinze ibyaha n'ishyano ryose ko twari kubisoma kuko n'abandi byabitubwiye. Rero Yesaya aravuze ngo abajijwe nako Zekariya niwe cyo kuvuga ngo izo nguma ngo nanone ngo yazikoromekeye mu nzu y'ikya inshuti ye. Igihe Kristo yaramaze nanone guterwa imisumari ku musaraba ngo abagabo b'abanyembaraga lezonorobiste ngo bafashe uriya musaraba maze ngo baraza ngo bawuterana ubuhubutsi ahantu bari bateguye ngo maze ngo umwana w'Imana ngo ahumvira umubabaro ukomeye. Aho umubabaro ugeze uteye muzasoma amateka burya ngo Yesu yabambiwe hasi kandi bamubamba yapfuye mbese yarari muzima. Nuko wa musaraba yikoreye w'ibiro byinshi cyane nuko bageze hariya maze umukiza mubambira hasi. Abagabo b'abagome baba niciye gusoma muri Yesu yabadahisha ibyaha byabo. Nuko baraza bafata amahama nuko umusaraba bawushira hariya igiti rwose gikonjonjoye kitananoze cy'uburito kiremereye. Nuko maze umukiza mu biganza bya biganza ibihe byinshi byagendaga byiteguye nanone byarambikwaga nanone ku barwayi bagakira maze baraza biteramo nanone iki imisumari maze bafata ikindi kiganza babigenza utyo maze baraza bafata amaguru yombi nuko bafata umusumari muremure maze bafata ihama nuko barakubita. Ariko turasomye ngo umwana w'Imana ngo yahumbiye umubabaro ugende ute umwo aho ngaho ikanubari maze barangije bafata ikamba ry'amahwa bari mutamiriza hehe mu ruhanga. Nuko maze ngo aho hose hadudubizamo amaraso. Iyo soko rero muri iyo soko nimo havamo imbaraga itubashisha nanone gutsinda ibyaha. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Basuguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha yamubonye kandi yamumenye. Bana bato byakagire kubarira ukiranuka n'ukiranutsi
nk'uko ari umukiranutsi ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko nanone kuko imbuto kuwa 9 isubiremo ku murongo waho wa 9 niyo ngiye gusubira. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko nanone yabyawe n'Imana. Ariko hano abafite iyo Bibiliya murasoma hariya amategeko. Turi kujana misahari ni ukuvuga ngo icyaha ni ukwica iki amategeko. Rero bw'abavandimwe kuri hano manywa y'ihangu nimureke twese tumenye ko muri Yesu harimo imbaraga nanone ishobora kweza iki noneho abanyabyaha nge nawe tugakira. Nanone abantu batagize amahirwe yo kumenya iki ukuri, ariko ngo mbere y'ukurubwira ukingwa ngo abantu bari kugenza gutera bari guhamagara kugira ngo nawe uze gufatanya na bene so na bene data kugira ngo twabamaze bwa butumwa bw'abamarika batatu mwene data yaje kugenda gutera kutwigisha. Burimo abantu kwica amategeko y'Imana, burimo ndetse n'ubugorozi muri iki gihe bugenda bushyigikira nanone ibyaha, nanone burimo amadini ubu agenda ashaka kwihuza nanone n'isi, kubera ko turasoma ngo imbaraga z'inyabutatu itorero rya Roma, amatorero ya Protestanti, ndetse muzasoma mu itorero rya Umunsi wa Karindwi muri iki gihe ngo baragenda bakajya kurema ayo manama kimwe n'ubwo bumwe bw'ayo madini. Ibyo byose burya ni ubuyobe busaba mu kugaruka nanone mu nzira. Muri iki giterane hashobora kuba harimo abantu basubiye inyuma, ukaba warasubiye inyuma waravuye ku nshingano. Yesu ari kuguhamagara ngo imbaraga yakuzanye niyo ifite kukwigisha. Nta mwigisha uri aha ngaha wakwemeza umuntu uretse imbaraga y'Umwuka Wera. Imana yasezeraniye itorero ryayo ijyana na buri wese yagukora ku mutima ukumva ugiye gufatanya na bene so nanone. Ariko mu ngeri mwiza rero reka dusabe Gatware aze hano imbere maze dusenge. Gatware, uradukunda waturindisha yawe, uradukunda wemeye kwijishira Yesu umwana wawe ukeneye kudakurikirana ntakurikirwe, ava mu cyubahiro cyo muri ijuru aza muri isi gisibe, aza gufatwa n'amaboko yawe yaje gucungura akamugirira n'abarihangana, amena amaraso kugira ngo twoge muri yo tuzabone ubugingo, arababara kugira ngo tubabarirwe. Data wabiduhereye mu izina ryawe rihimbaze. Amen. Amen. Urakoze cyane kuko dukoreye ibikomeye, ukoresheje abagaragu bawe batwigishije ijambo ryawe, kandi biragaragara ko abagaragu bawe abato n'abakuze bakozwe ku mutima,
hakaba habonetse bene data n'abashiki bacu bakitse wawe kandi bakurire mu biganza byawe ubahe imbaraga y'umwuka wera ubahe ku mata y'umwuka adafunguye kandi buri wese umufate ukuboko umuteresha intambwe kugira ngo natwe n'abakora ibyo gukiranuka uzaduhe guteranira muri Kanani yo mu ijuru mu izina rya Yesu. kandi turashoje iyo migambi twese hamwe n'Imana yavuye mu ijuru. Muri aba bantu bari hano ni uburenganzira bw'umuntu, twamuha rwose niba hari uwumva abikeneye wumva hatwa aramutse abayahaye twamunya umwanya utarenze iminota ibiri. wa karindwi n'uw'umunani ndashaka gusoma umurongeri hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka minini n'ibyuma icocomera ibintu irabimenagurira ibisigaye ibisibangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukanye n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Aya magambo n'ubundi muzasoma mu Byeshuwe ibice 17 umurongo wa mbere bavuga iby'umugore wari uhetswe n'inyamaswa. Iyi nyamaswa ya kane ikaba ishushanya cyangwa igereranya cyangwa ihagarariye Roma, ariko irimo ibice bibiri: Roma pagani na Roma Kristo. Iyi Roma pagani rero ariyo nyamaswa ya kane iteye ubwoba. Yenda abumvishe Bibiliya bwa mbere bagira ngo turatukana, turasimukira ku murongo wa 15 kugira ngo byumvikane neza. Njyewe Daniel ibyo neretswe bintaraganya mu mutima birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze mu baza amashereki nyuma y'ibyo byose arabimbwira asobanura impamvu zabyo ati izo nyamaswa ni nuko ari enye nibo bami bane bazaduka mwese. Iyi nyamaswa ya kane aribwo bami ba kane ari nabwo buzahindura ibihe n'amategeko, si inyamaswa izaturuka mu birunga. Ahubwo nari mbabwiye ko inyamaswa ya kane igereranya Roma pagani yatangiye mu 168 mbere y'ivuka rya Yesu, iramanuka igeza muri 1 Yesu aravuka, bigeze 31 Yesu arapfa, bigeze mu mwaka wa 451 imera amahembe 10 cyangwa yigabanyamo amami 1. Roma pagani yari imaze gucika intege, imaze kwicagaguramo. Roma Kristo naje kuvuga kare yavutse yari imaze igihe runaka iterana guhera muri 314 bagashyiraho icyumweru muri 321 yaje gusanga Roma pagani iyisaba ubushobozi. Murasoma Ibyago 13 aho bavuga ngo iyo nyamaswa isanga cya cyoka yisaba imbaraga, nuko icyoka gitanga imbaraga n'intebe n'ubwami. Ni ukuvuga ngo nihererekanya ububasha hagati ya Roma pagani na Roma Kristo. Bigeze muri 508 Roma pagani yari imaze gutanga byose, Roma Kristo itangira amavuna. Amahembe 7 yari amaze kuva neza, ariko amahembe 3 ariyo bavandari abahiro n'abasikorogoti ntabwo baje kubyumva, hari intambara ikomeye. Rero abavandimwe, ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa izahinduriwe n'amategeko, ntabwo ari byo dutegereje, ahubwo yarabikoze. Ni inyamaswa y'agahembe gato, aribwo ubupapa. Ntabwo ari papa, ahubwo ni ubupapa. Ubupapa bugizwe n'abapapa 260 kugira ngo n'abarindwi. Muzasoma Byeshuwe ibice 13 kuva kuwa 17 muzasanga inyamaswa kuri ibyo ngibyo ni agahembe gato, ni ubupapa. Sibyo dutegereje, ahubwo byarakoze, ahubwo bigiye kuzisubiramo mu gitabo cy'umubwiriza cya mbere umurongo wa 9. Muzasome rero inyandiko z'ibanze ikigo cya 3 baravuga ngo Imana ntabwo ari isabato, ahubwo ubupapa nibwo bwayihinduye. Ndibwira ko n'abandi nyabangara rero ndagira ngo
bijanye n'igihe kihari twa umuntu yaba afite byinshi avuga kuri icyo kibazo kimwe n'ibindi. Ndongeye mbona ikibazo ariko gihwanye n'icyo babayibereye bo abantu nimugoroba abashobora bagaruke ndetse n'ejo mu gitondo bazongere bagaruke. Reka peyizana aze avuga amasenge soze. Data wa twese dukunda urahera mu ijuru, izina ryawe rihabwe kaducunye umutekano, wemeye ko tugera muri uyu mwanya kubw'urukundo rwawe nta kuba gicitse, izina ryawe rihabwe. Ijambo ryawe rimaze kunyura imbere yacu, ni umuburo ukomeye, turakwinjiza kugira ngo umwuka wawe yashyigikire mu mitima yacu, iherezo ry'urugendo tuzakomeza kuzana amen. Bene data n'abashiki bacu yitanze tubafashe imbere, bacungire umutekano umwuka wawe yakunze kubana nabo, ubwabo nibanesha izina ryawe rihabwe. Rero dusezerere amahoro abashyitsi bagiye kugenda bijyane nabo n'abasigaye sigarane natwe, kandi mbere y'uko turusaruza imbere yacu ibyatuma dukomera iwawe ugahabwa icyubahiro tukazabona ubugingo tugabanya n'abakwizera bose izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Satani yabwiraga abamarayika kw'Imana itwaza igitugu. Satani yabwiraga abamarayika kw'Imana itwaza igitugu. Kana maziko yafanywe siku nyingine isiyo Sabato. Mu gushyingurwa bizakorwa indi minsi ariko atari ku Isabato. Lakini ikiwa ni lazima kufanya maziko siku ya Sabato, ariko niba ari ngombwa ko hakorwa gushyingurwa ku munsi w'Isabato, watu waangalie ili maziko yasizuie huduma za kawaida za nyumba ya Bwana. Abantu bagenzure uko gushyingura tutabangamira imirimo yo mu nzu y'Imana. Urakoze mereda. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo guta mu cyimbo cyo kwica itegeko ry'Imana niyo igomba kuba intego y'umukristo wese. Rero Abadiventiste bo baravuze bati niba bibaye ngombwa ko dushingura ku munsi w'Isabato, abantu nibarebe neza yuko gushyingura bitari buze kurangamira gahunda zo mu rusengero. Rero mu by'ukuri iri ni ijambo rikomeye, kandi Imana yari yahamagaye ubwoko bw'Abadiventiste ko bagomba guhaguruka bakaharanira amategeko y'Imana. Sinzi niba mwene data hari icyo yabivugaho kuri iyi ngingo, kugira ngo tugaragaze neza impamvu twaba uko itorero ry'Imana, itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi nk'uko Imana yari yahamagaye, uburyo byifashe muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo ibi bimaze kugabanyuka mu itorero habaye ikibazo gikomeye cyane. Umuntu akazarakomeza ati ngaragahira kenshi iyo ntekereje ku myitwarire yacu nk'ubwoko bw'Imana. Nyagasani yadukingiye ijuru, ahubwo gukiranirwa kwacu kurudaca niko kwadutandukanije n'Imana. Ubwibone, kwifuza gukunda isi byashoye imizi mu mitima y'abatakirangwamo ubwoba bwo guhabwa akato cyangwa gucirwaho iteka. Ibyaha bikomeye kandi byo kwihandagaza byamaze guhabwa icyicaro muri twe. Nyamara igitekerezo kiratwa kuruta ibindi ni uko itorero risagambye, kandi ko amahoro y'iterambere y'iby'umwuka ari byo bigwiriye mu ngabano zaryo zose. Itorero ryamaze gutera umugongo umutware waryo ari we Kristo, risubiye muri Egiputa n'ibyiyemeje. Nyamara ni bake bahangayikishijwe cyane cyangwa batangarijwe no kuba babuze imbaraga z'iby'umwuka. Gushidikanya no kutizera ibihamya by'umwuka w'Imana byabaye gikwira mu matorero yacu aho ariho hose. Ibyo bikaba bihuje neza n'ubushake bwa Satani. Itorero rero ubwo mugirike mu Egiputa kandi ribyiyemeje. Nicyo nashaka kongera. Imana kugira ngo hejuru uvuge cyane no kugeza kugero. Muzasanga hari amatiyatre asigaye akorwa mu rusengero munsi w'Isabato, amakinamico, ibyo bita byangira, ibintu nk'ibi. Iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kitubwira neza ko ibyo bibaye mu nzu y'Imana, Imana ibabara cyane. Reka mbisome. Intambara Ikomeye, paje 200, 338.
ku muntu wese wahindutse by'ukuri kugira ngo isano n'Imana n'ibintu bizahoraho nibyo bizaba ingingo y'ingenzi mu buzima. ariko se mu itorero ry'ikirangirire ryo muri iki gihe nihe ari umwuka ugiye kuri Imana usanga bataretse ubwibone bworohe bwabo ndetse n'ubutumisi. usanga badashaka kwiyanga no kwikorera umusaraba kuruta uko bari bameze mbere y'uko bahinduka ngo bakurikire Yesu n'umugwaneza neza kandi woroheje. iyo Imana ryahindutse umukino batizera, ibitaramo zatombora, kurimbisha amazu no kwibona byamaze kubuza abantu gutekereza Imana. navuze paje 332 byamaze kubuza abantu gutekereza iki? amasambu n'ubutunzi. ibyo abantu bakora muri iyi minsi nibyo byuzuye intekerezo z'abantu, maze bizahoraho, maze ibihoraho bihabwa agaciro gake. ibihoraho bihabwa agaciro gake. iki gitabo ntabwo cyemera amakinamico yo mu nsengero. nayo mpamvu ku munsi wa sabato washyira urubyiruko rwose rero rwahahuriye ngaho maze bakerekana Imana nabi. rero ubugorozi ni ngombwa ngo bubeho bavandimwe, nicyo cyatumye tuza aha ngaha. ndagira ngo ino ngingo igiye kwimvaho, Imana imaze kubona amahanga amaze gusenyuka, niho yemeye guhagurutsa icyo bita ubugorozi. ubugorozi rero icyo bwari bugendereye, iki gitabo cy'inama ikomeye kiri kutubwira ngo ntabwo bwarangiranye na Luteri, ngo buzakomeza iyubaka inyuma zo kuboneka. ingaruka nicyo bita amacakubiri. turumyanirana nicyo kwita iki? amacakubiri. iyo ubugorozi rero bwabonetse, iri torero rimaze kwegamira iyo ngiyo, nk'uko bene data tubwiye ngo riteye umugongo shebuja risubiye hehe? mu Egiputa ribyiyemeje. niyo mpamvu hagomba kubaho icyo bita ivugurura n'iki? n'ubugorozi. reka twakire bene data nawe agira icyo atubwira kuri iyi ngingo ku mpamvu z'ubwoko bw'Imana mu minsi igeze iheruka. bene data arakoze koko nk'uko avuze Abadiventiste ku munsi wa karindwi. iyo dusomye muri iki gitabo cya Ellen White n'impano z'umwuka w'ubuhanuzi, urupapuro rwa 115 haragira hati: les doctrines professées par les Adventistes du 7e jour sont basées sur la Bible. amahame y'igishwa n'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ashingiye kuri Bibiliya. Turumwera ni ukuvuga ngo niba yatweretse kanuni na kawaida za kanisa, ntabwo ari ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo ari Bibiliya. kuko kibaye Bibiliya kikaba kirimo amahame y'ukuri, ntabwo cyavuga ngo abantu bashyinguye ku isabato kandi ntabwo kiga abantu baba bagikiza ngo barebe ko gahunda zo urusengero zizize kubangamira n'ibindi. uzasanga buno bafite indongozi avuguruwe. iyo yavuga ngo umugore akwiriye kuba umukuru w'itorero, umugore yaba pasitori, nta hantu tubisanga mu ijambo ry'Imana. iyo dusomye Pawulo abwira Timoteyo cyangwa abwira Tito gusiga iketi, yaramubwiye ngo icyatuma gusiga iketi kugira ngo utunganye ibyo twasize bidatunganye. ibyo ni ukuvuga ngo ushyira abakuru b'amatorero mu matorero yose, ngo uzarebe umugabo ufite umugore umwe. bivuze ngo nta hantu mu nyandiko wasanga ngo azarebe umugore amugire umukuru w'itorero cyangwa amugire pasitori. ibyo rero niba bibaye rwose ni ubuyobe. rero noneho haragira ngo Abadiventiste amahame bigisha ashingiye muri Bibiliya. elles se sont imposées graduellement par la prière fervente et l'étude de la parole de Dieu. hano hati ayo mahame yashyizweho buhoro buhoro hakurikije amasengesho no kwiga ijambo ry'Imana, kandi individuellement corrective. haba umuntu ku giti cye asenga Imana cyangwa basengera hamwe. au début du mouvement adventiste, mu itangira ryo Abadiventiste, les pionniers se réunissaient. bariya bantu batangiye umurimo barateranaga souvent jusqu'à tard la nuit, akenshi bagakererwa kuryama
bari kwiga ijambo ry'Imana. Sondez les Écritures pour y trouver la vérité. Batukumira mu byanditswe kugira ngo bahabone ukuri. Rero uko kuri niko Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bakwiriye gushingiraho. Iyo habaye itandukaniro ry'ibyo abantu bakoze binyuranye na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, icyo gihe abantu baba bayobye Imana. Rero kuko itakunda kubwoko bwayo buyoba, niyo mpamvu ibyuza umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Ndumva ahari akora kuko bene data barakoze, ndagira ngo barakomeza baradufashe. Rero murumvishije ikintu cyatumye habaho ubugorozi. Noneho iki gitabo kugira ngo nimuke gihagurutsa umuhanuzi avuga aya magambo ndayasubiramo, paje 242 cy'itorero tugomba guhagarara dushikamye ku rufatiro rw'ukuri rw'iteka ryose rwabaye ingingo isuzuma kandi igerageza. Tugomba guhagarara dushikamye ku nkingi zikomeye zo kwizera kwacu. Amahame y'ukuri Imana yahishuye niyo tugize urufatiro nyakuri rwo kwizera kwacu gusa, niyo tugize abo turibo. Imyaka yaratambutse ntacyo agabanira agaciro kayo. Umwana aba yiyatira gukura umwanya wako ngo gusimbuze n'ibintu byose zipfuye. Azakoresha uburyo bwose bushoboka ngo agere ku migambi y'uko bugomba bukaze. Ariko Uwiteka azagurutsa abagabo n'abagore, abagabo bazi gushishoza neza bazamenya gusibukira umwanya wabo nk'uko twabagejejeho muri gahunda y'Imana, nk'uko twabagejejeho muri gahunda y'Imana. Rero twahagurutse twabagorozi, duhaguruka muri iryo sengero. Igitabo iki twabuzuze byose kitubwira ko niba twirukanamo tujye munsi y'ibiti, ku nkengero z'amazi, ku misozi miremire. Dusabwa byinshi kuruta abakurambere bacu. Dusabwa rimwe n'iki kuruta abakurambere bangeyo. Umucucu urikira utabyihabya umukirikira. Aje mu muziko Dawidi aje kuvanaho Goliyati, yaramusekera. Yamubwiye mu rwerero. Dawidi abona Goliyati yamubwiye mu rwerero. Yafashe ibuye, afata ibuye araringa neza aritera hehe mu gahanga. Dawidi arapfa. Ese twigana ko Goliyati arapfa mu gukura ababisha bacu twigane Dawidi? Oya, ntidushobora kwemerwa cyangwa guhabwa icyubahiro n'Imana dukoze gusa imirimo isa niyo abakurambere bacu bakoze, kugira ngo Imana itwemere kandi duhire duhumurisha kuko nawe yabahiriye kandi ikabaha icyaha. Kandi turebe niba umuntu yemererwa akigura ibyaha, aho neza atanadusomera utuzuye byose mu cyigisho cya Zakayo, aho bamuzigira ku paje 8 isubiri ya mbere. Haragira ati nta kwihana nyakuri kuba kubayeho iyo hatabayeho guhinduka mu migirire. Nta kwihana nyakuri kuba kubayeho iyo hatabayeho guhinduka mu migirire. Gukiranuka kwa Kristo ntabwo ari umwambaro ugenewe gutwikira ibyaha nyirabyo yanga kwihana cyangwa kureka, ahubwo ni ihame ry'ubugingo rihindura imico rikayobora imyifatire. Ukwera ni ukwiyegurira Imana rwose, umutima wose ukumvira kandi ubugingo ukumvira. Uriya mugore yinjiye isezerano, uriya mugore wa kabiri ntabwo yihanye, niyo mpamvu agomba kwihana kandi ahindutse mu migirire. Ndagira ngo ingingo tuyibeho kugira ngo tubare umwanya w'igitabo cy'Ibihamya bya kabiri, nangwa n'undi wese uri hafi, amagambo atubwira umubatizo. Ifunguro ryera ko ari inkingi ebyiri. Umubatizo w'ifunguro ryera ni inkingi ebyiri zishyigikiye itorero, indi ikaba iri inyuma. Ibihamya bya kabiri, mugenzi wawe adusomere iyo paje kugira ngo tugere ku mubatizo, tugere ku ifunguro ryera. Igitabo ni magana ane bitanu gatatu. Magana ane itanu gatatu niho ikigo gihera.
mu cyigisho kivuga ngo umubatizo bavuze ngo le baptême et la Sainte Seine sont les deux piliers qui soutiennent l'Église, l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur de l'édifice. ingorane yaje kuba rero bene data nuko abantu bagenda bakabatiza muri gahunda igeze mu ijambo ry'Imana. Umuntu akoze amakuru icyumweru noneho uyu munsi w'isabato ejo kuwa mbere w'isabato bakajyana abantu mu mazi bakabatiza. Ari abantu b'ibitwa abagorozi ari bene data twatandukanye iyo ngingo bayibeshyeho aho bavuga bati umuntu eje si ngombwa kumwigisha si ngombwa kujya mu muhanda w'abite ku mubatizo agomba kubatizwa ako kari kimwe n'abatanze kusohoka irindwi ubu basigaye babikora. Ngira ngo murabizi neza iyo umuntu yakoresheje amavuna aheruka n'umubatizo abantu bataragiye mu ruhande rw'abite ku mubatizo n'abantu bitwa abagorozi bagahangara bakora iryo tuti. Ariko umuhanuzikazi yatanze umuco kuri iyo ngingo ndasaba neza kugira ngo yigire bugufi adusomere umurongo uburyo ko umuntu kuvuga ngo yihanye none ejo tumujyane kuri Yorodani Imana ntibyemera. Arakoze mwene data arakoze nk'uko avuze bisaba ngo umuntu wihanye umuntu ihana Imana agira igihe cyo kwitegura umubatizo. Iki gitabo cy'ibihamya umuzingo wa kabiri muri cya kigwa cyitwa umubatizo harimo ingingo ivuga ngo preparation au baptême, kwitegura umubatizo. Muzasanga mwese abari hano ari abakiza bizera baba baptiste musohoka iyo bafite amavuna bahere ku cyumweru kuba ku isabato y'abatizo cyangwa ku cyumweru. Uwo mubatizo ntabwo wemewe, ntabwo waboneka mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana cyane igihe turimo haravuze ngo préparation au baptême. Une préparation plus parfaite est nécessaire de la part du candidat au baptême. Kwitegura umubatizo ni ingenzi ku ruhande rw'umuntu wihariye ubutumwa bwa cyangwa se witegura umubatizo. Il doit recevoir un enseignement plus complet que celui qu'on a généralement coutume à leur donner. Uwo muntu akwiriye guha abantu bakwiriye guhabwa inyigisho yuzuye inyuranye n'iyo basanzwe bahabwa muri rusange. Les principes de la vie chrétienne doivent être clairement exposés. Amahame y'imibereho ya gikirisitu akwiriye kugaragarizwa neza bari abantu bemeye ukuri vuba. La profession de foi d'une personne n'est pas une preuve suffisante de sa communion avec le Christ. Ngo umuntu kuba warizeye si igihano cy'ukuri kigaragaza yuko yiyomatanye na Kristo. Il ne suffit pas de déclarer. Ntibihagije kuvuga ngo je crois qu'on disait, mais il faut mettre en pratique les enseignements divins. Abo cy'ingenzi ngo nuko bari abantu babanza gushyira mu bikorwa inyigisho z'ijuru. Ibyo rero bikorwa ryari cyangwa bikorwa nani kugira ngo barebe ko inyigisho z'ijuru zashyizwe mu bikorwa babonera he uriya muntu umubatizo. Nuja hirya muri iki gitabo ku rupapuro rwa 458 haravuga ngo examen de candidat. None kugenzura abiteguye bamaze kwigishwa umurimo w'umwungeri n'ukureba ko bari abantu bashyira mu bikorwa inyigisho bigishijwe. L'examen de candidat au baptême ne serait généralement pas le sujet d'assez près. Kugenzura bitegura abitegura umubatizo muri rusange ntabwo ari ibintu bikorwa cyane. Il faut que les candidats aient conscience de la différence qu'il y a entre prendre tout simplement les noms d'adventistes du 7e jour et prendre position pour le Seigneur. Ati ni ngombwa ko uriya muntu witegura umubatizo amenya mu mutima we, umutima ntabwo ukamenya itandukaniro riri hagati yo kuba umudivantiste w'umunsi wa karindwi gusa ku izina no kujya mu ruhande rw'Uwiteka. C'est-à-dire ni ukuvuga gusohoka mu isi no kwitandukanya n'ikintu cyose cyaturiye. Une enquête relative à l'expérience chrétienne de chaque candidat devrait avoir lieu avant la cérémonie baptismale. Nagira ngo iri ni ijambo buri wese kumva enquête
ngo iperereza nirikorwe kuri bariya bantu bamaze kwakira ubutumwa vuba bari kwitegura umubatizo, ngo ariko bikorwe mbere y'uko uriya muntu ajya ku muhango w'umubatizo. Rero iryo perereza iyo ribaye igasanga umuntu agituza abagore babiri, uriya muntu ntaba yihana kwihana no kubabazwa n'icyaha no kwicikaho ukakireka. Uriya muntu iyo dusanze akinywa inzoga ntiyabatizwa, iyo dusanze akiba agikora ibindi byaha, uriya muntu abungiye b'itorero bakaba basanze agikora ibyaha ku mugaragaro, ibyaha abantu bareba, ntabwo uriya muntu yahabwa umubatizo kuko ni uguhambura kandi kuhambura no guhora. Urakoze. Ahangaha ndigezera ko ntabwo hasubiye mwene data atweretse impamvu umuntu ugomba kubatizwa. Ubikoroze rero mu gusubira muri agahoro mugeze usaba mwene data n'ibisa basi adusobanura impamvu adasangira n'abantu b'abanyamahanga, bivuze ko batarabugera ry'umwami wacu. Murakoze cyane. Naje gusoma kare igitabo cy'Imana, ndavuga muri Kuva. Imana ntabwo ibyo bemera, uhereye ku murongo wa 43 ukageza ku murongo wa 51. Bavuze ngo ntihakagire umunyamahanga ujya kubyara, ariko umuntu wese waguzwe ifeza nibamara kumukeba abone kubiryaho, byo gukurwa mu nzu ngo bijyanwe mu yindi, tugasohokane n'inkongo y'iyo nyama, ntibukavuneho igufwa na rimwe. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijye riziririza Pasika. Ayo ni amagambo yo muri Kuva. Mu gihe cyacu rero twakurikiranye Bibiliya dusanga Yesu yarariye ifunguro rimwe bariririye kwa Ntuza. Aho ni mu gitabo cya Marko umurongo waho wa 7, niho ngira ngo tujye ndasoma amagambo make mu bifuzwe byose tugaragaze iyo mpamvu. 22:7 Yesu akoresha aya magambo agira ati: nuko umunsi w'imitsima idasembuwe urasohora, ari ukwiriye kubagirwa mu mwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati: nimugende mudutunganirize bya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati: urashaka ko tubigutunganiriza hehe? Mu by'ukuri bwa mbere Yesu akoresheje aya magambo, bwari n'ubwa mbere Yesu agiye kurya ifunguro ryera. Ntabwo nirengagije amagambo yo muri Yohana mushobora kuba muzi, avuga ngo Yesu yahaga 5,000, abagabo nibo babazwe gusa, abagore n'abana batababaza. Biragiye byo kurya bisanzwe. Ntabwo nirengagije amagambo avuga ngo mureka abana bato bansange, aboneka mu bifuzwe byose no mu gitabo cyitwa Urugo rw'Abadiventiste. Ntabwo Yesu yatangaga ifunguro ryera, ahubwo Yesu yarabwirizaga abana bazanwa n'ababyeyi ngo babahe umugisha. Abigishwa babonye Yesu yananiwe bashaka kubacyaha, ngo ni muri 333 Urugo rw'Abadiventiste nibwo muzasanga ayo magambo. Noneho